Hello guys, nanone nk'ibisanzwe ni Patitech 21. Uyu munsi rero tukaba tuje tugaruka kureba uburyo warinda WhatsApp yawe neza 100%. Ushobora kuba ugihura n'ikibazo cyo kuba WhatsApp yawe barayihakinze cyangwa se bashobora no kuba bashaka kuyihakinga muri ino minsi, gusa ukaba utazi uburyo wabigenza ngo urinde WhatsApp yawe. Niyo mpamvu muri ino video rero ngiye kwereka uburyo bugera kuri butatu ushobora gukoresha WhatsApp yawe ikaba ifite umutekano uhagije 100% ku buryo nta muntu wapfa kuyihakinga. Icyo usabwa rero ni ukureba ino video kubitangiye kugera irangiye, ko nitushikagira akantu kamwe usimbuka urahomba ubishyize WhatsApp yawe mu kangaratete. Kubera yuko ikibazo cyo guhakingwa kuri WhatsApp ni ikibazo kiri gukura cyane muri ino minsi, akaba ariyo mpamvu nicaye nkagutegura ino video kugira ngo wirinde ibyo bintu bitarakugeraho, kuko abo bimaje kugeraho ni benshi. Twagiye rero. Okay guys, nkuko tubivuze rero ubu tugiye kurebera hamwe uburyo butatu wakoresha ukaba wizeye yuko WhatsApp yawe irinzwe neza 100%. Nkuko rero byose bigiye kubera muri WhatsApp, step ebyiri zirabera muri WhatsApp, akaba ariho tugiye guhera. Ubwo uri gukore uraza winjire muri WhatsApp yawe, hanyuma uhite ujya hara hejuru ahantu hari utudomo dutatu, ahantu hari utudomo dutatu nyirango muri kuhabona ahangaha hejuru, uze winjiremo, hanyuma uhite uza ujya ahangaha kuri setting, ahanditse ngo setting. Numara kugera muri setting rero urahita uza ujya ahantu handitse ngo account, ahangaha ngira ngo muri kuhabona mwese. Numara kugera kuri account urahita ujya hara ha gatatu handitse ngo two step verification. Rero ugiye kuverifya WhatsApp yawe ku buryo kuyinjiramo bisaba uburyo buhambaye kuri rwa rwego buri muntu wese atapfa kwinjira muri WhatsApp yawe uko yiboneye. Urahita ujye rero ahangaha kuri two step verification nkuko twe tumaze kubivuga. Nugera ngaha urahita uza ujye ahantu hari akantu k'icyatsi kanditseho ngo turn on, ukoreho. Numara gukoraho rero aha bari bugusabe imibare 6. Ntago ari ngombwa ngo ushyiremo wenda ngo 1 2 3 4 5 6. Oya, urashyiramo imibare uzibuka ukagikoresha, ko anytime washobora kubikubaza kuri WhatsApp, cyangwa se igihe ugiye kwinjira mu yindi device ugiye kwinjizamo WhatsApp yawe, just kugira ngo baverifie ko ari wewe, kuko arabizi ko password y'umuntu ibizwi na nyir'ubwite. Ubwo rero uraza ushyiremo imibare ushaka 6, gusa twebwe kugira ngo byorohe kadushyiremo 1 2 3 4 5 6. Ahangaha rero bahita bagusaba kuyikonfirima, n'ubundi urongera ukandikamo nk'imwe wari ushyizemo mbere, ukahita uza ukajya ahangaha kuri save, ukahita ujya kuri save ugategereza bakaprayinga setting. Ahangaha rero urabona hari ibintu bibiri, ngira ngo uri kubona hano hari ibintu bibiri, ahangaha hari ibintu bibiri, hari turn off, hari na change pin. Iyo ukoze turn off zira setting wari waprayinze ubu ugiye kuzikuraho, hanyuma ujya kuri change pin ubu ugiye gucenginga ya pin twemejeho. Iyo ni step ya mbere y'uburyo warinda WhatsApp yawe. Step ya kabiri uragaruka inyuma, hanyuma ahangaha twakuye two step verification, itujye hejuru aho none ahantu handitse ngo email address, ukoreho. Ahangaha urabona ko twebwe tugabwe dufitemo email, urabona ko harimo email baratubwiye ngo verified email, ngira ngo uri kuyibonamo. Ubwo icyo urakora urazishyiremo mpaka nawe ubonye aka kantu k'icyatsi kanditseho ngo verified, icyo gihe nabwo uraba ushyize security kuri WhatsApp yawe. Iyo ni step ya kabiri. Hanyuma step ya gatatu n'ubundi uraza ukajya ahangaha kuri WhatsApp yawe, urabona ko barimo badusaba gushyiramo ya mibare. Ushobora kuyishyiramo, hari igihe anytime bashobora kuyikubaza kugira ngo bamenye neza ko ari weho nta muntu uguhakingiye WhatsApp. Hanyuma rero step ya gatatu nkuko twabivuze, step ya gatatu ushobora kuzana none ukajya ahangaha ku tudomo dutatu, noneho ubwo ntago ujya kuri setting cyangwa se settings. Icyo ukora uraza ukajya ahantu handitse ngo linked device,
uraza ukajya handitse ngo linked device. Icyo gihe uba ugiye kureba device winjijemo WhatsApp yawe. Urabona yuko ngewe bari kumbwira ko nta nimwe ihari, ntayo bari gushyira hano. Iyo ihari hano uhita uzibona, ahangaha haba hari urutonde rwazo. Munsi hano magambo bahita bahashyira urutonde rwazo, gusa njye urabona yuko nta nimwe ihari. Iyo hasanze rero urabanza ukaverifya niba iyo device uyizi, warigeze uyinkingamo cyangwa se warigeze wingizamo WhatsApp yawe. Iyo usanze utayizi rero uhita uyikuramo, kuko ashobora kuba ari umuntu uri kuguhakinga. Step 3 rero wakora ukarinda WhatsApp yawe, akaba ari izo ngizo gusa. Nkaba ngiye no kubongera indi step imwe ari nayo ya nyuma, kuko akenshi buriya abantu 80% se cyangwa kuzamura bahakingwa kuri WhatsApp biterwa n'amalinki runaka babinjiyemo batayizi. Ukajya kubona ukabona nka group urimo, cyangwa se akaba ari na message isanzwe ku giti cyawe, ukabona wakiriye link. Iyo link ukikoraho ukahita itwara amakuru ya WhatsApp yawe, ikaba yayashyira umuhaka cyangwa se undi muntu ugiye kuguhakinga. Niyo mpamvu buriya akenshi ntuzajya ubona link zitandukanye, yaba uyikohereje yaba group ya WhatsApp ubamo, atari ngombwa ko uhita ukanda iyo link, kuko anytime ishobora kuguteza ibibazo. Bonus rero ari nayo step ya nyuma ngiye kuba nabongera, ni uburyo ureba link baguhaye ukayiverifya, ukamenya ese iyo link irizewe naba nayinjiramo cyangwa ntabwo yizewe, nyihorere. Ubwo rero icyo ukora n'ubundi uza muri WhatsApp yawe, wenda urugero ukaza ukareba link ya link bakoherereje nk'ibisanzwe, hanyuma link yawe ukayikopiya, bakakubwira yuko link wayikopiye, wowe uyikopiya neza witonze. Hanyuma ukaza muri browser yawe, abenshi dukoresha Google Chrome, warangiza ugasacinga website yitwa virus toto, birebe neza witonze doti cyangwa se akadomo com. Hanyuma ukayisacinga ugategerezaho gato, bakahita baguha liste nyinshi, wewe uhitamo dore ni iyi ngiyi, uyirebe neza witonze, ku buryo nawe nujya kuyisacinga utazibeshya ngo uyobera ahandi, hanyuma uzagaruke muri comment utubwira ngo byaranze ngo n'ibiki. Uraza ugahitamo iya mbere, dore akarogo ifite, ngira ngo uri kukabona, uzagashake neza witonze, hanyuma uyinjiremo. Nkomeza kukwibutsa yuko ikibazo cyangwa se igitekerezo ufite ucyandika muri comment, niyo yaba icyo ushaka ko tugufasha kumenya nacyo ucyandika muri comment, tuhita tugikoraho video twagusubiza byihuse, ntabwo ari ibintu bitinda. Wowe urategereza, biraterwa nuko internet yawe iri kugenda, utegereze ubanze winjire muri ino website. Numara kwinjira muri website rero urabona yuko hano hari ibintu byinshi ushobora kuverifya. Ngira ngo uri kubibona yuko hano ushobora kuza ukaverifya file, gusa twebwe ibyo ntabwo ari byo bituzanye, tugiye kuverifya link cyangwa se URL. Hanyuma urahita uza ukora kuri URL hirya ya file, uhita uza ahantu handitse ngo search or scan URL. Ngira ngo urimo urahabona ahangaha handitse ngo search or scan a URL. Numara kuhagera rero uraza upestingemo ya link twakopiye witonze, hanyuma uhita uza ujya ahangaha kuri search. Urahita uza ujya aha munsi yaho ahantu handitse ngo search, kugira ngo usacinge niba koko iyo link yizewe. Ushobora kuba wayikandaho, mbere yuko uyikandaho please ujye ubanza uze uverifye niba iriya link yizewe. Uraza hano rero ugategereza bakabanza bakaverifya link niba nta kibazo ishobora guteza uramutse uyikoresheje. Urategerezaho gato. Guys, nkomeza kukwibutsa yuko subscribe yawe ari ingenzi, like, share n'igitekerezo cyawe ukacyandika muri comment. Ikindi kandi uba ufite nk'ibintu ushaka ko tukweditingira cyangwa se ibindi twagufasha mu bijyanye na editing, waduhamagara tukagufasha. Ni ibintu biba byoroshye, cyangwa se ukandika muri comment ukatumenyesha niba ushaka yuko tubigufasha, tukagufasha neza cyane.
aha ngira ngo rero urabona iyo bamaje kuverifya link yawe, hano hari ubutumwa bahita baguha cyangwa se icyo bayivugaho, ngira ngo uri kubibona hari akantu hano hejuru k'icyatsi kanditseho ngo no security vendors flagged this URL as malicious. Urahita ubibona ibyo batubwira byose urabibona. Ubwo ngubwo rero iyo umaje kubona yuko link yawe nta kibazo ishobora guteza, ngira ngo uko tubikoze urabibonye, uraza ukayikopiyamo hano, hanyuma ukaza ukareba niba ino link nta kibazo ishobora guteza. Iyo gihari rero barabikwereka, gusa twebwe urabona yuko batweretse yuko nta kibazo ifite. Ngira ngo uri kubona ko batweretse ko nta kibazo ifite. Ubwo rero iyo umaje kubona ko nta kibazo ifite, nibwo usubira kuri WhatsApp yawe, warangiza ukaba wakora kuri ya link ubizi neza yuko yizewe nta kibazo igiye kuguteza. Guys, ni ino video rero igufashije, kora share uyisharing umuntu ubona ushobora kuba wayikenera, ashobora kuba ari guhura n'ibibazo byo guhakingwa kuri WhatsApp muri no minsi, wayimusharing ikamufasha. Kandi niba unayikunze nibagirwe gusiga like, igitekerezo cyawe cyandike muri comment, kandi subscribe. Nizere yuko yo wamaje kuyikanda aho tugereye ubu ngubu. Dusubire rero tureba uburyo wa downloadinga video zo kuri Instagram ukazisevinga kuri telefone yawe.